ngo dore ibimenyetso bikunze kugaragara iyo uwo mwashakanye ashobora kuba agaragaza ingaruka mbi ziturutse kuri karande y'umuryango. Yego. Ni bimwe mu bimenyetso ntabwo wabirangiza. Umuntu mukabana mu minsi ya mbere ukabona ni byiza karakaga kanyoherejeho na neza. Yego. Ukumva mu bana ni ibintu byiza mu museka, ariko uko mugenda hazaho iminsi igenda iza, ni kura n'uwo muntu asa nk'uwahinduye icyerekezo cy'ubuzima. Se barantuburiye niwe siwe. Rero kugira ngo tudatindira abantu badukurikira, nuvuga ngo ibimenyetso bikunze kugaragara iyo uwo mwashakanye ashobora kuba agaragaza ingaruka mbi ziturutse mu muryango yavutsemo. Kuvuga ngo icyo kintu naho yavutse muri wa muryango. Yego. Ashobora kuza mu minsi iri imbere akihangana, ariko bikagera ubwo ya ngeso yanga, kuko ingeso ntawe iryamira. Ingeso ni nk'inkorora. Ntawe yihisha. Reka. Uri munyamunya ariko ingeso iranga ikaza. Yego. So ikintu cya mbere agaragaza ni ugusubiramo imyitwarire mibi yabonye akura. Atangira gupuratika imyitwarire mibi yabonye akura. Yego. Ni ukuvuga ngo niba yarakuriye mu muryango w'imirwano, ashobora kuba akunda kurakara cyane. Yego. Yenda agatinya ubusore n'ibituza ufite, ariko akagira umujinya watuma yikeba n'urwembe. Buryo hari umuntu ushobora kuba yaravutse mu muryango urwana, ariko yareba agera uko angana cyangwa agiye agatinya, ariko akagira umujinya ubona ko ushaka ari umwagresi, afite ikintu cya agresivity cyo gushaka kwagresa. Bawita umurandura nzuzi mu Kinyarwanda. Cyangwa guhangana aho kuganira. Ikintu cyose sinzi ijambo muri kubyumva. Guhangana nyine no gukoresha imbaraga se. Mbega ntakeneye ko muganira, ashaka ko muhangana. Ntabwo sinzi Ikinyarwanda kuza kucyumva. Ndagerageza. Nabandi gereza no utacyumva nani haza kucyumva, reka dusubiremo. Gusubiramo icyambere nuvuga ngo imyitwarire mibi yabonye wabo ni imugaruka. Akamanongo kambere, niba yarakuriye umuryango w'imirwano, ashobora kuba akunda kurakara cyane, kurakazwa n'ubusa. Yego. Akarakazwa n'ubusa. Ibyo ntiyabikwereka kigeri wawe. Oya. Cyangwa guhangana aho kuganira. Kuri buri kintu cyose. Naho kujya mu kiganiro ugahangana nawe. Cyangwa mwatongana mwavugana nabi, ntashaka ko mu kiganiro, ahubwo akeneye ko mugihanganiraho. Ufite umwana reka yambare ngo ndabyanze niyambare gutya. Uyu munsi twumva nza kugira ngo ndabyanze ntabwo ari tugenda guha igitoki cyangwa kireke. Guhangana. Utari ku rukweto wantegure ngo nutarwambara ibindi bireke. Byo ugasanga arashaka guhangana nawe mu buryo bw'imyanzuro, mu buryo bw'ibitekerezo, ukabonaho ko ngo muganire mufate umwanzuro. No guhangana. Niba habaho ubusambanyi cyangwa kutizerana, ashobora kugira nk'ibisanzwe. Urumva? Yego. We byukuri we akaba afite ingeso y'ubusambanyi akayiguhisha kubera gutinya abantu. Ariko muri we mu rugo ntakumerere neza, ukagira ngo wamushatse cyangwa yagushatse kugira ngo mujye muri ibyo bintu. Yego. Ikindi kimuranga, kubera ko yifitemo ingeso y'ubusambanyi yabonye wabo, ahora akeka uwo bashakanye ko amuca inyuma. Ntashobora kukwizera bibaho. Ntabwo kutakwizera kwe ntabwo bituruka kuko hari uko akubona, ahubwo ni ibimurimo. Kuko we gusambana yabitinye bitewe n'imico, yabitinye bitewe n'uburyo abamo, ariko agomba kumva ko ibyo atakoze hari undi uteye nkayo babikoze. Agukeke, akugire muri telefone, atukane, uguhamagara, ashwane. Barya abantu uzasanga buryo barunguruka mu matelefone y'abagabo cyangwa y'abagore babo. Kumbe nakageso bo baba bifite. Wavuga ati ibyo ntakoze we yagize gute? Yabikoze. Rero ubwo wataha unaniwe, wataha urushya, bwa ati ariko se bite ko ntacyo umbwira, avuga uti ndaraniwe, ngo bavuye ahandi. Uhita ubona ko ari ingeso ya karande yuko baba ari abasambanye, ahubwo yabuze urwego yabigira gute? Yabikoramo. Kuko hari igihe karande umuntu ayibana
bitewe na situwasiyo arimo. ubumwe bw'abera ministries, aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. nagira ngo menshi ubumwe bw'abera si idini, si itorero, ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka, ugasenya ibicaniro bishya, ugasenya byose. ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo nkwanira abawe, nkwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira abawe umuco muzima, bakorere, baraga ibyiza bazakira, kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, usenya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. ngusuhuze nkwifurize kugira ibihe byiza aho dukurikiye uherereye hose. ni ko bumwe bw'abera ministries, amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. niho nguhaye ikaze abari mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda, badukurikira umunsi ku munsi, turabasuhuje kandi tubifurije gukomeza kugubwa neza. Imana ihire imirimo y'amaboko yanyu, ibarinde ibarindane n'abanyu mwese. amazina yanjye nitwa Jerry, kuri mikoro ya kabiri ndi kumwe na Mushumba. Wiriwe neza Mushumba, ngo haye ikaze mu kiganiro nkwanira abawe. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha kuri kino kiganiro cyo ku mugoroba twita ngo nkwanira abawe, building everlasting legacy, aho tugomba kumenya uko twitwara. iki cyumweru mbahishiye amagambo y'ubwenge ku rwego rwo hejuru, uzi ko kubera ko uyu munsi ari uko wa gatanu dutangira, ndakureka ngo harire ikibazo urumbaze niba ntibigisubize. Yego Mushumba, ariko hagati aho ndashaka gushima ya mafaranga wa munyeshuri yarabonetse. Yego, Imana ishimwe cyane. Yarabonetse rwose, nanamwishyuriye, yewe hari n'undi wese yoherezaho nyuma. Yego, nawe ndagira ngo mushimire, nzashaka abandi bana batarishyurirwa bite mbishyurira. Yego, umva ko mbashimiye. Ni byiza cyane. Ndamushimiye umuntu uri muri Canada, Imana imuha umugisha. Imuha umugisha cyane. Nshimiye n'undi muntu uri muri Amerika, wo muri Amerika we yatanze nyuma, ariko redi twamaze kwishyura. Yego, bivuze ngo nawe tugiye kuyabikira abandi bana. Yego, kandi barakoze, ndabashimiye. Imana ibahe umugisha. Asigaye ya mashini. Yego, ntabwo mfite ngo nayizanaboneka, ariko numvaga ikihutirwa ari kwishyurira abana. Kwishyurira umwana nicyo kibazo. Ndaza no gusaba uburenganzira rero wayampaye. Hariho umubyeyi umwe ufite ibibazo twaganiriye, afite ikibazo cya kanseri. Umugabo yaramutaye. Yego, amutana abana 3. hari abantu batagira impuhwe. Buriya iyo umuntu arwaye, uburyo bwiza ni ukumuta cyangwa no kumwegera. Mushumba, ni nabyo nagira ngo tuze kuganiraho uyu munsi, turi bwibande ku muryango. Ndaza gusaba uburenganzira uje amafaranga, umuntu anyemerere nyafashishemo uwo muntu bazi. Yego, kuko urumva we yasanze deje abantu babikoze. Yego, njye mbabwira ko watanze bwa mbere, anahisemo hana border ndayimwereka. Yego, sawa rero buriya. Urakoze Mushumba. Yego Mushumba, urakoze cyane kuri ibyo bisobanuro duhaye n'ubwo bufasha. Ndumva batakwangira ko ubikora gutyo, ariko uvuze ku muryango bihurirana nuko nanjye hari ibyo numvaga nshaka kukubaza. Kuko urebye nk'abantu, Mushumba, reka nkubaze iki kibazo muri ubu buryo. Urubyiruko cyane muri iyi generasiyo cyangwa se n'izindi zabanje, ariko hari abantu bagiye bahura bataziranye, batazi amateka, cyane nk'abantu bibera mu mijyi bagakundanaho, ntabwo uzi famiye y'umuntu, mwemeranyije ku bana, mwakundanye, yego muragiye murabanye, ariko noneho twizire mu kirere cy'umwuka. Wigeze kumbwira ko umuvumo n'akarande bishobora gukurikirana, kandi iyo washatse umuntu mukaba umwe nawe agukongeza kuri bya bindi byawe. Ndashaka gusobanukirwa, wenda n'abantu turi hafi badukurikiye basobanukirwe, n'iryari wamenya umuntu mu bantu uti iki kintu kiriho biri kuba, ukamenya ko ari karande cyangwa se afite karande. Yego, urakoze. Reka dutangize isengesho. Imana Data wa twese uhoraho, byiringiro byacu kandi Imana y'ukuri, ndagusabye kugira ngo urusheho kubana natwe muri kino kiganiro cy'uyu munsi wa none. Turagushimira ku bantu bishyurira abanyeshuri,
kandi dusengeye mwami uriya mubyeyi urwaye watawe akajugunywa akaba ari wenyine, twibwira ko hari uburyo ugiye kubikora kandi ukamugirira neza. Umugisha abantu bose bakurikiye Ubumwe bw'Abera Ministries, kandi ukomeze dufashe muri byose ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. By'ukuri urakoze. Ni ikibazo kizubarije abakurikira Ubumwe bw'Abera Ministries, kandi ni ikibazo ko kinumvikana. Hari ikintu waravuze ngo no gukongeza, ntabwo njyewe karande yawe nayitwara burya, ahubwo gira ngwana n'ingaruka za karande yawe. Noneho ni gute washatse umukobwa, ushaka umugabo, usore murabana, ariko ni gute uzamenya ko ingaruka za karande ziwabo zatangiye gufata umwe muri mwege mubana mu rugo? Yego, nicyo bita learned behavior. Learned behavior no kuvuga ngo ni ibyo umuntu yize mu muryango. Yego, ko burya aho karande nziza turi kuvuga karande mbi. Yego, turi kuvuga karande mbi, kandi izo karande mbi zishobora kugira ingaruka mbi nanone mu mibereho y'umuryango mushyashya. Nibyo bita nyine learned behavior. Learned uvuga ngo umuntu atatora ikaramu n'urupapuro ngo bandike, ariko umuntu akabyiga kuko niho akuriye, niho aba, niho avuka, ibikorwa byose abyitegereza. Ni ukuvuga ngo dore ibimenyetso bikunze kugaragara iyo uwo mwashakanye ashobora kuba agaragaza ingaruka mbi ziturutse kuri karande y'umuryango. Yego, ni bimwe mu bimenyetso ntago wabirangiza. Umuntu mukabana mu minsi ya mbere ukabona ni byiza, kakaga kanyoherejeho neza. Yego, ukumva mu bana ni ibintu byiza, mu museka, ariko uko mugenda hazaho iminsi igenda iza, ni kuhura n'uwo muntu asa nk'uwahinduye icyerekezo cy'ubuzima. Se barantuburiye niwe siwe. Rero kugira ngo tudatindira abantu badukurikira, ni ukuvuga ngo ibimenyetso bikunze kugaragara iyo uwo mwashakanye ashobora kuba agaragaza ingaruka mbi ziturutse mu muryango yavutsemo. Kuvuga ngo icyo kintu naho yavutse muri wa muryango. Yego, ashobora kuza mu minsi imbere akihangana, ariko bikagira ubwo yangeso yanga, kuko ingeso ntawe iryamira. Ingeso ni nk'inkorora, ntawe yihisha. Reka uri munyamunya, ariko ingeso iranga ikaza. Yego, so ikintu cya mbere agaragaza ni ugusubiramo imyitwarire mibi yabonye akura, atangira gupuratika imyitwarire mibi yabonye akura. Yego, ni ukuvuga ngo niba yarakuriye mu muryango w'imirwano, ashobora kuba akunda kurakara cyane. Yego, yenda agatinya ubusore n'ibituza ufite, ariko akagira umujinya watuma yikeba n'urwembe. Buryo hari umuntu ushobora kuba yaravutse mu muryango urwana, ariko yareba agera uko angana cyangwa agiye agatinya, ariko akagira umujinya ubona ko ushaka ari umwagresi, afite ikintu cya agresivity cyo gushaka kwagresa, bahwita umurandura nzuzi mu Kinyarwanda, cyangwa guhangana aho kuganira. Ikintu cyose sinzi ijambo muri kubyumva. Guhangana nyine no gukoresha imbaraga se, mbega ntakeneye ko muganira, ashaka ko muhangana. Ntabwo sinzi Ikinyarwanda kuza kucyumva. Ndagerageza n'abandi gereza no utacyumva nani haza kucyumva, reka bisubiremo. Gusubiramo icyambere ni uvuga ngo imyitwarire mibi yabonye wabo ni imugaruka. Akamanongo kambere, niba yarakurewe umuryango w'imirwano, ashobora kuba akunda kurakara cyane, kurakazwa n'ubusa. Yego, akarakazwa n'ubusa. Ibyo ntiyabikwereka kigeri wawe, oya. Cyangwa guhangana aho kuganira kuri buri kintu cyose, aho kujya mu kiganiro ugahangana nawe, cyangwa mwatongana mwavugana nabi, ntashaka ko mu kiganiro, ahubwo akeneye ko mugihanganiraho. Ufite umwana ariko yambare ngo ndabyanze niyambare gutya. Uyu munsi ndikubona uvanze kugira ngo ndabyanze ntabwo ari tugenda guha igitoki cyangwa kireke guhangana. Utari ku rukweto wantegure ngo nutarwambara ibindi bireke. Byo ugasanga arashaka guhangana nawe mu buryo bw'imyanzuro, mu buryo bw'ibitekerezo, ukabonaho ko ngo muganire mufate umwanzuro. No guhangana. Niba habaho ubusambanyi cyangwa kutizerana, ashobora kugira nk'ibisanzwe, urumva? Yego, we by'ukuri we akaba afite ingeso y'ubusambanyi akayiguhisha kubera gutinya abantu, ariko muri we mu rugo ntakumerere neza, ukagira ngo wamushatse cyangwa yagushatse kugira ngo mujye muri ibyo bintu. Yego, ikindi kimuranga, kubera ko yifitemo ingeso y'ubusambanyi yabonye wabo, ahora akeka uwo bashakanye ko amuca inyuma.
ntashobora kukwizera bibaho. ntabwo kutakwizera kwe ntabwo bituruka kuko hari uko akubona, ahubwo ni ibimurimo. kuko we gusambana yabitinye bitewe n'imico, yabitinye bitewe n'uburyo abamo, ariko agomba kumva ko ibyo atakoze hari undi uteye nkayo babikoze. agukeke, akugire muri telefone, atukane, uguhamagara ashwane, barya abantu uzasanga burya barunguruka mu matelefone y'abagabo cyangwa y'abagore babo. kumbe nakageso bo baba bifite, wavuga ati ibyo ntakoze we yagize gutya, yabikoze. rero ubwo wataha unaniwe, wataha urushya, bwa ati ariko se bite ko ntacyo umbwira, avuga uti ndananiwe, ngo bavuye ahandi. uhita ubona ko ari ingeso ya karande yuko baba ari abasambanyi, ahubwo yabuze urwego yabigira gute, yabikoramo. kuko hari igihe karande umuntu ayibana bitewe na situwasiyo arimo. burya hari n'abantu bakora mu nzego zikomeye utemerewe gutandukana n'umugore bitewe n'uko mukabana mu bukoboyi, umwe mu cyumba cy'undi mu cyumba cye, mugakora divorce muri bucece, ariko mu birori mukaba muri kumwe. Yego ko nikite akora abana kuko rero no muntu uzamusangana gufuha kurenze. Ukavugana nande kukivugana n'abakobwa gusa, se u Rwanda nzakura haba telefone yawe imaze igihe kinini. Ibyo nibiki uri hehe? So iyo umenya ngo ibyo ngibyo wewe ubwo yakabikoze, ahubwo arabitransfera kuri wowe. Imitwaro yakikoreye ni wowe ahita yishyura. Ati nuriya nyine ati bura yabikoze, ino nto hazaho n'utumenyetso tw'uko udafite umwanya w'icyo kintu, ati ntababwira. Uwo mushobora guhanganira kuri telefone bukira bugake, kandi we ntacyo umukeka. Icyo ni ikimenyetso cyerekana ko uwo mwashakanye karande zamubyukanye, ibikoko byahagurutse bya karande muri we. Sinzi niba urufite ibisobanuro ko uri kubyumva none. Turi kugendana. Hahandi nk'umugabo avuga atari ko wa mudamu we mushinja gusambana mbere yo kuza sinari impari. Ku buryo innocence yawe cyangwa ubwere bwawe nawe utangira kuba guilty yabyo. Ubunyangamugayo bwawe nawe ukabushidikanya. Ubundi kabinshinja n'ubundi nitse ndacyarwana n'iki, urwo rugiye gusenyuka bambeshyera, reka nanirwariza. Ku buryo bene nawe ushobora no nijoro utari ku bundi ko bahora abantu ati se unyeneye iki niba wabyiriwemo. Yego kandi urarengana. Akubonye uhaye lift umukobwa ufite imodoka, ntambarira rota, kandi we ahaye lift umusore twese ku cyo muhaye lift, ariko ntukaremereza ibintu ubona agende ndiyandarika. Burya umuntu ufite karande buri gihe yakiza mugenzi w'ibyo atekereza ko nawe akora. Ko nakamiso akabira komvise naho katiye mu kambere. Aka kabiri kutagira ubushobozi bwo gukemura amakimbirane neza. Nta bushobozi agira bwo gukemura amakimbirane, aba ari incapable kabisa. Ashobora gushwana n'umukozi bikaranye, muri we ntashobora kugira umutima wo gukemura amakimbirane ngo yarangize, ahubwo ameze nk'usuka essence mu muriro. Ubwo niko kuzuzanya na kakandi kambere bavuze ngo ntaganira ahubwo arahangana. Ufite uwo mugore ukagira uwo mugabo kenyera kabisa, ahunga ibiganiro bikomeye cyangwa akabyinjiramo n'umujinya. Nuvuga ngo iyo mugiye kujya kuri debate yo gukemura ikibazo arabihunga, cyangwa ati simbihunga akabyinjirana nk'umujinya. Ubwo n'ubundi nta cyakemuka. Nta mbaraga zo gukemura ibibazo agira binyuze mu biganiro, ntabyo agira. Abagabo baragowe, n'abagore baragowe, singiye ngo warasaze, n'ababyeyi baragowe. Hari igihe umwana guhagurukira usi umwana nige namwitwitiye, nta nakubita banyina ariko akamutuka ati bundi mbyarana twari kumwe njye bandi nawe nabigusabye. Uwo rero baza umwana utuka nyina nagera iwawe amahano, iyo yamutwise amezi 9 aramunera aramunyarira aramukikira aramujyana ku ishuri, wowe muzaniye kuryama gahunda uzakuba koko. Icya kabiri ntashobora gusaba imbabazi cyangwa kwemera amakosa. Mu bintu byerekana ko umuntu afite karande mbi haranga ibintu bibiri. Yego, cyambere kutemera ikosa, ntashobora gusaba imbabazi hajya nemera ikosa. Ibi bintu rero kubaka ingo no gukenyera wa mugani, usibye n'urugome muri society. Yego mu buzima busanzwe, mu mibanire, mu kampani, aba bantu barimo
ntashobora gusaba imbabazi, ntashobora no kwemera ikosa, kuko ni karande afite. Ijambo sore wagira ngo ni nk'urusenda mu maso. mbabarira. Ubwo wikeneza ko twavuze ko akambere kihariye ni ugusubira nk'imyitwarire yabonye mu muryango. Kabiri, kutagira ubushobozi bwo gukemura amakimbirane neza. Ubwo ni uguhangana, ni umujinya, ni ugutongana. Ahunga ibiganiro bikomeye cyangwa abyinjiranamo umujinya. Ntatinya gutukana nyirabukwe, ntatinya no gutuka boss. Nangwa se ugira akazi wenyine nzanagenda ko ifite diplome yanjye akavugira hejuru gaceceka. Yego. Yagize ibyaga asanga avugira no ugasanga uvugira hejuru kumurusha. Akagace kawe ntashobora gusaba imbabazi cyangwa kwemera amakosa. Yego. Tugize akantu ka gatatu kakwereka ko uwo muntu karande zamabyukanye. Yego. Agira ibibazo byo kutizera. Lack of trust. Trust issues. Akunda gukeka ibintu nta mpamvu. Arahuza ibintu bidafatika. Akakeka utuntu, akashakisha intambara. Akakeka utuntu tutishaka, kabona ararungarunga, sinzi uko namenya. Cyangwa ubwe ntaba yizeye ko ashobora kuba inyangamugayo. Nawe ubwe ntabwo abyizeye, aba yize. Ubunyangamugayo bwe abushidikanya. Nawe ariyizi. Azi ubushizi bw'isoni, azi amahane ye, azi amanyanga ye, azi uko akora. Niyo mpamvu adashaka ko hari umuntu umwegera. Kandi ikintu cyose cyakugaragaza kuri mwiza arakirwanya. Abashaka kugaragaza ko umugabo we ari mubi, cyangwa umugore we ari mubi, cyangwa umukoresha ari mubi. Muri make ashaka kugaragaza ko bamurenganyije. Ni inzirakarengane. Yarabangamiwe. We ni inyangamugayo. Akakane agira imyitwarire y'ivangura cyangwa kugenzura cyane, control. Ibyo mvuga ntago ari ivangura ry'amoko n'abantu, oya, babyumve neza. Agira imyitwarire y'ivangura cyangwa kugenzura akantu kose. Ashaka kugenzura ubuzima bwawe bwose, n'inshuti, amafaranga na gahunda zawe. Aho ujya, aba muvugana cyane. Ushobora kuba na fiancé we, akazahuza nimero yawe niye, kugira ngo yumve ibiganiro. Ibi bintu ndakubwira, ashaka kugenzura ubuzima bwawe bwose, inshuti, amafaranga, gahunda zawe. Urumva ukuntu karande itera? Nimbi. Ni ukuvuga ngo uwe akora ibishoboka, ibi bishoboka kuba abakurikirana ngo amenye neza, ariko nta kiba gihari. Ahubwo abashaka gukerera ibyaha n'ibyaha ahora gushinja buri munsi. Abashaka ngo arebe ko yakora mu bimenyetso. Badatonganye ntanyurwa. Icyakane agira imyitwarire kamisubiremo neza. Ashaka kugenzura ubuzima bwawe bwose, inshuti, amafaranga, gahunda. Buriya Jerry, twese turi abantu. Ushobora kuba nuzura n'umudamu, ariko twuzurira gahunda zijyana mu itera mbere, ntago ari mu itera ngutiya no mu itera pantaro. Ariko kuko azi neza ko yizi iyo ndwara, aravuga ati nta bindi muhuriyeho. Nebyo. Uwo mugore simushaka muri business yacu, n'uwo mukobwa mwirukane cyangwa ngende. Uwo musore simushaka. Niko bakora. Ikibazo. Agomba kugenzura amafaranga yawe. Kuki yagenzura? No kugira amenye washyiriye iwanyu. Kuko uyu munyakarande ko adakunda iwabo n'iwanyu ntahakunda. Gatatu, gahunda zawe zose. Kandi pe tubwizanye ukuri, kubashakanye kubwirana gahunda ni byiza, ariko hariho gahunda zitavuga. Utabwira uwo mwashakanye se? Mwizeza. Buse uri umukozi wa leta, cyangwa urwego runaka, amabanga y'akazi. Yego. namubwira uti ngiye ibyumba gusa. Yego. Ubwo ugiye muri ya marogi, ngo fotora, ngo fotora unyereka aho uryamye, ngo uryamye. Abantu baransetse. Ngo shyiraho video. Ubundi se shyizeho video namushyize muri toilette wamubona.
abantu bajya bazi ese uraraza aho kamera urebe aho turi kumwe. Ubundi burya gucunga umuntu neza ni ukumureka akigenzura ubwe. Burya iyo ucunga umuntu nawe ahita akwereka yuko azi ubwenge, ariko iyo umurekeye uburenganzira bwe yigirira icyizere tubana arankunda nta mpamvu yo guhema. Yego. Neza ubundi ageze kumbwira ngo ngaho ndebera ko hari umugore uri mu nzu, ese we wafotora, hari yasohotse urafotora, hari ibindi se ngo se ngo ubibwiwe ni ikintu nese byo ni ibintu bisanzwe ntacyo bivuze. Ibi bishoboka kuba yarabikurikiye mu muryango aho byari ubushobozi bukabije, bivuga ngo yabikurikiranye iwabo igenzura ibyo uvuga ukabitondaho. Icya gatanu tugiye gusorezaho, kwihisha amarangamutima cyangwa kutabasha gukunda mu buryo bugaragara. Kwihisha mu marangamutima. Yego. Umva ijambo kwihisha mu marangamutima. Ni ukuvuga ngo ntavuga ibyiyumvo bye. Ntabwo avuga ati giye nkunda ibi no. Cyangwa yase tuguhe fanta waguha ji yego, tuguha amazi yego, nta mahitamo se tugende yeke tubire. Bivuga ngo muri we amahitamo arayafite ariko ntayakubwira, ntabwo abishaka. Sonde ngarampa amazi ngabona iwanjye ntayahaba, kandi yanze no kuvuga icyifuzo cye. Yihisha mu marangamutima kugira akomeretse umuntu. Yego. Ariko kenshi abikora kugira ngo ahishe uwo ari we. Ibi turi kubwira abagabo n'abagore bashakanye. Yego. Uwo karande zamaze gusumbiriza akwiye kumenya ibimenyetso atiriwe ajya mu cyumba kujya guhanuza. Agaragaza urukundo mu buryo buke cyane cyangwa budahari. Abyihingamo se cyangwa abyishakamo? Nyine ushobora kuza umushyitsi ko mutamugize mutya se habaye ikipapa kana. Ese none se mama kana bega agerageza urukundo mu buryo buke cyane. Yego. Cyangwa rudatana haba. Sinshaka abantu mu rugo. Yego. Ko mutadusura se kandi yavuze ko adashaka iki abantu mu rugo. Sinshaka bene wanyu. Yewe mwaratwanze nimunakihakandagira. Abwira umugati uzibeshye bazi. Ikiganiro muracyumva cyane ntabwo kirakuryohana. Ndimo ndacyumva. Rega baya no kutarubaka burya bakuganiriza abagabo benshi, uzare muri comment bazakubwira bazaguhamagara. Nuvuga ngo agaragaza ibyo bintu byose urukundo cyangwa ntarwo, kandi yagembana agakunda kuki mutansura kuki mutangenderera, ariko azi neza ko bidakunda. Yego. Icya gatanu, gukoresha nabi amafaranga cyangwa imyitwarire y'ubusambo. Ko ahantu hari karande mbi kwikunda habamo no gusesagura. Buriya ndaza kukubwira amahame yo gukira mu gihe nazakurikiraho. Ntabwo ashobora kugura umwenda kuko umwenda ukeneye. No gusesagura. Arawugura kuko kana kayagize gute yawuguze. Batandusha abantu bahora muri competition ya iri negative buri gihe. No kuvuga ngo gukoresha niba mu muryango harimo ubukene cyangwa gukoresha nabi umutungo we ntabyitaho. Ashobora kugura telefone itaranasaza ngo nuko mukarunaka yayiguze. Ashobora guteka ibyo kurya ibindi bigihari, akanabimena kandi muzi ko munakeneye. Kandi no mugore n'uno mugabo ntanyurwa nayakorera, ahubwo arayasesa kweri. Ikintu cyitwa iterambere si ibintu bye. Kumubwira ngo dusohoke mu bukode bati batujye mu nzu nziza bataduseka. Umuratuzubaka mugabo ne tuyabona. Nta kintu cy'imishinga bashyira imbere. Abashyitsi batabura aho bicara. Kasaza nabi. Icya karindwi ngiye gusorezaho, agira ikintu cyo kwigunga cyangwa kutuba ku mubano mwiza n'abandi. Nta mubano mwiza yubaka. Yego. Uno mugore ntiyubaka umubano n'abana yibyariye, ntiyubaka umubano n'umugabo yashatse, ntiyubaka n'umubano n'abakozi bakorana. N'umugabo nuko nawe. Yego. Ntashaka kwegera umuryango wawe cyangwa abandi bantu. Baze nk'uwo mudamu nta kintu takwegera mukecuru wirwariye kandi wowe ugomba kujyayo.
nyine ikibazo ntashaka kwegera umuryango wawe cyangwa abandi bantu. Ashobora kuba yarakuriye mu muryango utarangwamo ubumwe, cyerekana ko nta bumwe yarahari. Ntakeneye kubaka ubumwe, ntakeneye kubaka ubushuti, memu n'abana be yibyariye, memu n'abo bakorana. Kandi ubundi aho urugumbye kwagenga ubushuti gusa. Pawulo yaravuze ngo kurwanya uruhande niba bishoboka mubane n'abantu bose amahoro. Ngire ibintu 7 by'ingaruka mbi za karande kuwo mwashakanye, kuri shobuja mukorana, kuwo mukorana, kuwo mubana. Muri ibi bintu se bimvuze 7 igiye wambonye iki muri karande ngo nature ibintu navuze 7 oya, ahubwo wenda twasoreza kuri iki ngiki Mushumba. Yego, reka nkwereke. Cyambere no gusura nk'imyitwarire mibi yabonye akura, harimo cyane kurakara cyangwa guhangana aho kuganira. Ikindi ubusambanyi, akora gushinja gusambana kandi ntabyo wakoze. Aka kabiri ni ukutagira ubushobozi bwo gukemura amakimbirane, aho agahunga ibiganiro bikomeye cyangwa akabyinjiranamo umujinya ntasubize. Ntashobora gusaba imbabazi cyangwa kwemera amakosa. Uwo muntu mwamwarashakanye mu bana. 3, ibibazo byo kwiza, ntajya yizera, akunda gukeka ibintu ku mpamvu zidahari cyangwa ntiyizere, kugira icyizere. 4, agira imyitwarire y'ivangura cyangwa igenzura cyane. Ivangura tuvuga ntabwo ari iry'amoko, ahubwo ashaka kugenzura ubuzima bwawe bwose, inshuti, amafaranga, gahunda zawe n'ibyo ujyamo byose kugutesha umutwe. 4 ni imyitwarire icya 5 ni ukwihisha mu marangamutima cyangwa kutabasha gukunda mu buryo bugaragara. Ntavuga ibyiyumviro bye, agaragaza urukundo mu buryo buke cyangwa nta nubwo yigeze. 6, gukoresha n'amafaranga cyangwa imyitwarire y'ubusambo. Gukoresha amafaranga cyangwa imyitwarire y'ubusambo mu rugo kabatagabura. Hari n'ababyeyi babana byo kurya ariko buryo kandi baba bifite. Akaba yabahata kawunga kandi afite umuceri na za makaroni. Nubwo tujye kugurira abana inyama ngo nibarya na dodo zirahari. Mbega agira ubusambo abashaka kwikubira. Uyu mugabo ashobora kurya brochette 5 mu rugo nta kiro cy'inyama gihari. Aka 7 ni ukwigunga cyangwa kutubaka umubano mwiza n'abandi. Birimo ntashaka kwegera umuryango wawe. Biramubwiza ukuri, umuntu kwangira umuryango sinzi cyabashaka. Nahoze ndeba filimi ya Nigeria, umuntu yinjije mama we mu rugo, umugore amubwira ngo no, ugomba kunsaba uruhushya mbere yo kuzana umuntu mu muryango wawe. Aramusohora. Ndaramubwira ati ariko mama we kamazana amezi 3 naso kwazana kucyita basohora. Ngo ariko ndavuze ngo we bene wanyu bajye baza ruko mbahaye uruhushya. Ngo hitamo mama, hitamo nyoko cyangwa mpitemo. Umugabo ngo let's choose. Arasohora umugore ngo nahitamo mama wantwise imyaka 9 kambi. Stimaje we yumva be baza, ariko abandi ntabashaka. N'iduka ry'iwabo ngo gushyira ngo basaza be, ariko baramukaziba ntakeneye ko bahaza n'uwo mugabo bahari. So icyo kintu rero ashobora kumva ngo abaho mu byo kwigunga ngo ibyo bintu 7 ngo tugiye gusorezaho. Icy'ingenzi ugomba kumenya ni ikintu cyakubwira ngo dusoze. Ibi ntibivuze ko umuntu adashobora guhinduka. Ushobora kumuhindura wowe, ariko uramuhindura urinde. Uri kibigenze gute? Kuko ikibazo kikubaho uhita wumva umwangiye ibyo bintu. Ariko wagombye kumenya ko atari wowe, ahubwo ari bimugenda mu maraso. Yego. Kandi byakemuka. Byakemurwa n'iki? Ni uko umwihorera ukamuha igihe cyo gutekereza. Ko buriya ukora ku ngeso y'umuntu ararakara. Buri uzacunga umuntu, umugabo w'umunyamwanda, bivuze inkweto zakunukira ngo wasohotse se. Bundi abantu benshi bango bavugira amakosa yabo. Ahubwo wiga kubana nabyo ukabikemura. Umuntu ashobora kumenya aho ibibazo kiri, agashaka ubufasha, inama, counseling, akiyubaka. Icyo gihe umaze kubona umuntu ateye gutya, shaka abamufasha mu mitekerereze. Fasha myumvire, turahari turagufasha. Wowe ntabwo wamukorera counseling kandi mubana, kandi akwakiza ibyo bintu. Ntabwo we wabibasha. Hazara umugabo wambwiye ati gena nirwariye diabete, kandi ya diabete yafekta kira gice cyo hasi. Yatahati ntureba tubabivuyemo, kandi diabete se atitera nishinge. Bishobora gukunda rimwe mu mezi nkangaye nabwo karunguruka yugahita wirukanga. Ariko kuko ataganirijwe, so nuvuga ngo ibi bintu bivuze ko umuntu adashobora guhinduka. Yahinduka, ariko yahindurwa nawe n'umukansara bamugira inama. Ikindi ni ukumenya impamvu bitera, twayibasobanuriye. Ibimenyetso byerekana uwo mwashakanye karande yatangiye kumugiraho ingaruka mbi.
nakubajije ngo muri bino bimenyetso mbona aho bingahe franchement parla hano imbere y'abakamera hano imbere ya kamera ntaciye ku ruhande ntabyo ndabona nimbeba nazakubwira wani ushobora kumbwira oya ntabyo ko ngewe uzamutse ndamanuka wamanuka nkazamuka ariko buriya hanini impamvu niyegeye muri makeya urakwepa oya ikintu cya mbere imvugo y'umuntu ndayumva numva imvugo ivuye kuri stress numva imvugo ivuye mu bindi bintu bitandukanye ko buriya duhurira aha ariko outside hari ibindi dukora kandi biri stress kuri twebwe nk'ubu ngubu ndimo ndavuga nimva kuri kamera ndajya Kacyiru mve Kacyiru ngiye kugira gute ndajya kureba umuntu urwaye biriya bintu ndebe ko namufasha ariko nkeneye message y'uwo mugabo mbwira ngo yakoresha yohereje $200 ari muri leta Arizona hafi y'umujyi wa Tucson ubwo ariyize uwo muntu simuvuga ariko Imana imumera umugisha rega ba Jean Claude ni benshi ariko wabikoze wagize gute ariyize nkeneye permission ye kugira ngo dufashe uwo muntu uko andi yarishyuwe kandi ntabwo najyana mu bindi uko niko mbaho giye so rero ariko nawe ntabwo ndabikubonaho cyane we ntukabye ariko impamvu we ntabwo ari karande ahubwo impamvu n'uburyo uri kurashinga porogaramu nyinshi depending bijyana n'uburyo n'icyerekezo uri kujyamo icyo bisaba ni management stress hafite ngo ni management stress cyangwa stress management iyo niyo ukeneye cyane kuyimanage ariko mva n'akantu koroshye kuko ariko imyaka urimo ugomba kugira stress nuramuka utayifite uzambabarira njye nawe dutandukanye kuko imyaka ufite ugomba gukora ugahangana ugahaguruka urumva hagira ugukora mu jisho rimwe kabiri ntazongere ukubaka boundaries ikomeye ugasevinga mane ugakora mu buryo bwose ukubwira ngo wansayidi umbwira uti basayidira rimwe mu cyumweru byo tubyihorere if you lose money you lose everything and if you lose money muri age yawe utatiza ko muri 40 years uzayabona this is your time uri mu myaka yo kubaka ubushuti uri mu myaka yo kubaka business n'amafaranga yego rata kuko inshuti irahari ifite bireka kandi nimunda kubwira ibintu by'abagabo niyo gahunda cyukumbira ngo nterera kamera ngo tuba tubiganiraho ngenganira n'amafaranga yego pay me ndagukorera nyishyura ntanyishyura no simvuze ko ndi umugome ndagukaturira ariko you must do something nge ntabwo ngusaba urama nyamara jeri nkugira inama kuri kamera rubanda babyumva ako niko bimeze hagati y'imyaka 25 na 40 amafaranga gucitse uraheba sha usibye isezerano Imana yaguhaye sha urerembo rw'abonye ibi mbivuze mpagaze ku maguru abiri kuko wowe uyu munsi waguha nka miliyoni 80 ushobora kujya mu Bushinwa 3 mu cyumweru yego kubera ko kuryama si ibyawe ariko nge ushobora kujya rimwe mu kwezi naza nkarwara umugongo imyaka 3 kuko singeze mu myaka yo kubikora cya kabiri nta gikundiro gihari Erega haruza kuguhahira kuko abona ibituza kumva hari n'ibindi kandi nta bihari haruza kurebera kubera ukuntu simera ingana guteye ariko ngigeze mu myaka ntavugana n'ibyo nge ndeba ngo ibyo nubatse nibiye so ni igihe cyawe cyo guhaguruka ikindi cya kabiri nkugira inama kuri kamera gabanya ibirondwe kuri wowe yabikuyeho n'utundi dusigaye vana hari utundi turondwe dutoya utazi tuba turaho twigira utwana twiza cyane cyane two muri famille twirirwa turyamye ducokoza inzara ngo jeri yakoze baranyunyuza imitsi so niba naduce ufite tugenda nibareke tugwire uzaba wibuka nta kibazo yego intego ni iyi not kuba selfish oya kwikunda ni principe yubaka ubuzima kwikunda usevinga amafaranga kwikunda urira igihe kwikunda uryamira igihe
kwikunda ukora ibigufitiye inyungu. buriya si ikiganiro cyo ku mugoroba twungurana ubwenge turebe kure, aho kugira ngo unyerereze nagusiga azagaruka kugutora nyuma. wabanje kugerayo. ndaguruka njye niba ibitekerezo byanjye nawe bitarimo byumvikana urimo nyerereza ndirukanka, ariko humura nzagaruka ngo utore. ariko nabanje kugerayo, nahageze nakoze ibyo nkora binyerereza, rero kugenda wabaye nk'igikamyo gikururuka yabapi yebyo ntabwo nabivamo. niyo mpamvu ngiye kugura akantu kamenya gusorezaho kavuga ngo ntabwo n'akantu natekereze sinshobora nimwe gutinya kritike z'umwanzi wanjye uko anenga ukarushaho kunenga, niko ndushaho kugwiza imbaraga zo gukora. yego, kandi abanengera imbere nzabereka igikorwa nakoze. Je n'aurai jamais peur les critiques z'abanzi banjye, no, ahubwo ni imbaraga zintera gukora ibyo bintu imbere y'abo banengaho bakazabona umusaruro wabyo. ngiyo principe y'abagabo. amen. Je n'aurai jamais peur pour la critique de mes ennemis. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Mimi siwezi kuogopa maadui yangu kwa kunikritike tu, ahubwo ugira imbaraga zo gukora. kumbwira ngo Jerry ngo yanze kumfotora, impamvu nanze wampaye make. Friendship muri business n'existe pas. tuvuga ku mafaranga, tuvuga ku bushuti. niba ukeneye ubushuti ngwino muri weekend dusangira ikawa, ariko business amafaranga munyegere. mvuze nabi? uvuze neza. kandi wa mwana we ni sawa, ariko ko mpari ni sawa, ariko ibintu ni good. ubwo niba nemere kuguha service ku buntu, nayo ndayiguhana umutima mwiza 100%. akora kumva suko tugira nabi. shobora kuguha service vraiment, ariko nayo nkayiguha ku mutima mwiza. ariko weza n'ibyo kuza kuncanga aho ngaho ngo turaziranye. tuziranye muri secondaire, muri primaire, mu rukiri ngo wanshyiriye nk'imiyaga. je ntago ndi vandirateur, ntago ndi ISO. niba ari business nta miyaga, niba ari business you are not AC. biragushekeje se uko dukorana urakuza ari imiyaga izamo? no, ubwo namuka tugiye mu biti ndashyira imiyaga muri business, amafaranga aguruke ndeba. niba ari akazi ni akazi, niba ari service ngo ndayiguha nayemeye. yego, ariko so na kanama rero kugira ngo uhangane nabishwe na karande, kuko uwa karande yifuza ko n'abandi bibarandarandaho, uwahombye yifuza ko abandi bahomba, n'uwarashwe yifuza ko n'abandi baraswa. ubwo no kuganirizwa no gukurikiza inama, amasengesho. Please attention. isengesho rikorwa ku kintu wagerageje kikanga. n'ibyo neza urumva twari gusoza tutabivuze, ku kintu wagerageje bikanga, ariko ubundi nawe ugomba kuvura uwo muntu. wakwanga ukamuha abakansara, ukemera ugatanga n'amafaranga bakamuganiriza. ariko se bakuganiriza batangiye kuganiriza wowe, ubundi warangiza ugasenga, kuruta uko usiga ibibazo mu mwami Yesu ngo hindura. ntabwo ari byo. twe twifitemo imbaraga zo guhindura ibintu. yego, so sinzagirira ubwoba umubisha wanjye unenga mvuga, ahubwo nzarushaho. yego, urakoze cyane.